الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيت رسول الله وعلى صحابته الكرام وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار ومن الضلالة. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala waturemye kandi akaturemera n'amafunguro, ndetse ntadutererane ahubwo akatwoherereza intumwa n'abahanuzi kugira ngo baze batuyobore, batwigishe imyemerere myiza, imyemerere ikwiriye nyakuri izatugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala by'ukuri. Bityo uzumvira izo ntumwa azajya mu ijuru, n'uzazigomekaho akazisuzugura azajya mu rutazima. Imana igasana uturinde. Amahoro n'imigisha bigwire kandi bisakare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we n'izindi ntumwa zose ndetse n'abahanuzi, abiwe mu rugo n'abasangirangendo be n'abamukurikiye bose, natwe turimo kwereza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah ko yadushyira muri abo ngabo tukazava kuri iyi si turi Abayisilamu. Amagambo meza n'amagambo y'Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala niyo atagira amakemwa, n'umuyoboro mwiza n'umuyoboro twigishijwe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariyo nzira y'ukuri y'Ubuislamu. Ibintu bibi n'ibihimbano, kubera ko ibihimbano aho biva bikagera birayobya, kandi ubuyobe bwose buganisha umuntu mu muriro utazima. Iyo uyobye ntabwo ubasha kugera iyo washakaga kujya, uraguma ukarindagira kugeza utageze aho wajyaga. Inyigisho zacu z'uyu munsi tugiye kuganira ku mateka y'umusangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umusangirangendo wari ukomeye, wakoze iby'agatangaza mu Islamu, warwaniye ishyaka Ubuislamu ku mu ntangiriro. Uwo nta wundi ni Abdurrahman ibn Auf. Yitwaga Abdurrahman ibn Auf, yitwaga Abdurrahman mwene Auf mwene Abdu Auf mwene Abdul Harith mwene Zuhra mwene Kilab mwene Murra mwene Ka'ab mwene Lu'ay mwene Ghalib mwene Fihri mwene Malik mwene Nadri mwene Kinana mwene Khuzaima mwene Mudrika mwene Ilyas mwene Mudar mwene Nizar mwene Ma'adi mwene Adnan. Urabona ko inkomoko ye iragenda igahura ni inkomoko y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Az-Zuhri al-Qurashi yakomokaga mu muryango w'aba Az-Zuhri, igihe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakomokaga mu muryango w'Abahashimi, niho aho ngo bari batandukaniye. Al-Qurashi akaba yarakomokaga mu bwoko bw'Abakureshi,
ubwoko bwari bwubahitse nk'uko twabibonye imaka icyo gihe, akaba ari nabwo ubwoko bwavagamo abayobozi bari bakomeye bayoboraga Maka icyo gihe ndetse na Al-Kaaba, ndetse nibwo bwari ubwoko bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yavutse mbere yuko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimukira i Madina ho imyaka 43. Icyo gihe hari mu mwaka wa 581, hari nyuma y'igitero cy'inzovu cyateye imaka kije gusenya Al-Kaaba ho imyaka 10. Bishatse kuvuga ko yarutanwagaho n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam imyaka 10, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamurutagaho imyaka 10. Yavukiye rero aho bita Tuhama mu murwa wa Maka mu gihugu cya Arabia Saudite, aho ngaho niho yavukiye. Bamwe mu bavandimwe be bavukanaga kuri se na nyina, yavukanaga n'umuhungu witwaga Abdullah bin Auf, akavukana n'undi witwaga Al-Aswad bin Auf. Abo bari muri bamwe mu bahungu yavukanaga nabo. Akongera akavukana n'umukobwa witwaga Atika bint Auf ndetse na Haratu bint Auf. Abagore yashatse umugore witaga Kulthum bint Utba bin Rabi'a, ashaka n'undi bitaga Kulthum bint Uqba, umukobwa wa Uqba mwene Abi Mu'ayt. Ashaka n'undi bitaga Sahratu bint Asim bin Adi, uwo bitaga Sahara umukobwa wa Asim mwene Adi. Nanone kandi yashatse umugore witwaga Hakim, umukobwa wa Qarif. Ashaka nanone undi mugore umukobwa wa Shayba mwene Rabi'a. Ashaka n'undi mugore witaga Bahariya, umukobwa wa Hani mwene Qabisa. Ashaka n'undi mugore witaga Sahara, umukobwa wa Suhayl mwene Amre. Nanone kandi yashatse umugore bitaga Habiba, umukobwa wa Jahsh. Ashaka n'undi mugore wari umukobwa w'umugabo bitaga Abi al-Haysar mwene Rafi. Nako kandi yashatse undi mugore bitaga Tumadir binti al-Asbakh, umukobwa wa al-Asbakh. Ndetse yaje no gushaka undi mugore bitaga Asma, umukobwa wa Salama. Nanone kandi yaje gushaka umugore bitaga Ghazal, umukobwa wa Kisra. Ashaka n'undi mugore bitaga Zainabu, umukobwa wa As-Sabbah. Abo ni bamwe mu bagore yashatse. Undi mugore nanone yashatse umugore bitaga Badia, umukobwa wa Ghailan. Muri abagore rero baje kumubyarira abana b'abahungu ndetse n'abakobwa. Mu bahungu yari afite umwana witaga Salimu al-Akbar, Salimu mukuru, n'uwitwaga Muhammad, n'uwitwaga Ibrahim,
n'uwitwaga Hamid, n'uwitwaga Ismail, n'uwitwaga Ma'an, n'uwitwaga Umar, ndetse n'uwitwaga Zaid, n'uwitwaga Urwatu al-Akbar, ni Urwa mukuru, n'uwitaga Salimu al-Asghar, ubwo ni Salimu muto, n'uwitaga Abu Bakari, n'uwitaga Abdullah, n'uwitaga Abu Salama, n'uwitaga Abdurrahman, n'uwitaga Mus'ab, n'uwitaga Suhail, n'uwitaga Uthman, n'uwitaga Urwatu al-Asghar. Ukabona ko hari hariho Urwa al-Akbar, noneho yuwe ni Urwa al-Asghar, Urwa mutoya. Ndetse mu bana be yabyaye b'abahungu hari uwitwaga Yahya n'uwitwaga Bilal. Abo ni bamwe mu bana be yabyaye, abana b'abahungu. Muri aba bana b'abahungu bakundaga kumwitirira uwitwaga Muhammad, bamwitaga Abu Muhammad. Mu bana yabyaye b'abakobwa hari uwitwaga al-Qasim, n'uwitwaga Hamida, n'uwitwaga Amatur Rahman, n'uwitwaga Amatur Rahman as-Sughra, uwo ni umutoya, n'uwitwaga Amina, n'uwitwaga Maryamu, n'uwitwaga Yahya, ndetse n'uwitwaga Juwairiya. Aba ni bamwe mu bana ba Abdurrahman ibn Awfi, umusahaba ufite ibigwi bikomeye cyane mu Islam, nk'uko turi bugende tubibona. Kana min kibari sahaba, yari umwe mu basahaba bakomeye cyane bakuru, wa min al-asharati al-mubashirin bil janna, akaba yari umwe mu basahaba 10 nkuko twagiye tubibona cyangwa se twagiye tubigarukaho, bemerewe ijuru bakiri kuri iyi si. Muri hadithi imwe ndetse mu cyicaro kimwe, aho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agendaga ibavuga, ibarondora, ivuga ati Abu Bakarin fil janna, ati Abu Bakari fil janna, wa Umar fil janna, ndetse na Umar no mu ijuru, wa Uthman bin Affan fil janna, na Uthman bin Affan no mu ijuru, wa Ali bin Abi Talib fil janna, na Ali ibn Abi Talib no mu ijuru. Bose arabarondora ari 10, arabarangiza muri hadithi imwe. Uyu Abdurrahman bin Awfi nawe ari muri abo basahaba 10 bemerewe ijuru bakiri kuri iyi si, babikuye ku buhanuzi cyangwa se ku nkuru nziza intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabatangarije. Wa min ath-thamaniya as-sabiqina ila al-islam, ndetse ari no mu bantu 8 babaye abayisilamu bwa mbere ku ikubitiro, batanze abandi kumenya Uislamu no kubusobanukirwa ndetse no kubujyamo. Uyu Abdurrahman ibn Awf ari mu bantu 8 babaye abayisilamu ku ikubitiro. Wa kana islamuhu bisababi da'wati Abi Bakari lahu, ndetse Uislamu bwe kugira ngo abe umuislamu byatewe nuko Abu Bakari yamukoreye dawa, amwigisha Uislamu, amwigisha ibyiza by'Uislamu, amubwira ibyiza by'Uislamu, maze aramukundira, aramwumvira, nawe aba Uislamu. Wa min as-sittati alladhina ikhtarahum Umar ibn al-Khattab أن يكونوا أهل الشورى بعد وفاته ليختاروا منهم الخليفة. ndetse ari no mu bantu 6 Umar ibn al-Khattab yahisemo
ababwira ko namara gupfa baziteranya bakitoramo umuyobozi uzayobora Ubuislamu n'Abayisilamu nyuma ye. Niko byagenze, bagendeye ku murage n'inama bari bahawe na Umar ibn Khattab. Amaze gupfa baricaye kuko batora umuyobozi ugomba kuyobora Abayisilamu n'Ubuislamu nyuma ya Umar ibn Khattab. Uyu Abdurrahman ibn Auf nawe yari muri abo bantu batandatu, aho ubuyobozi byarangiye babuhaye Uthman ibn Affan. Uyu Abdurrahman ibn Auf yagaragaye ko yakunze guhabwa ubuyobozi ariko akabuhunga akabugendera kure, bigaragara ko adashaka kuba umuyobozi. Nahangaha muri abantu batandatu Omar ibn Khattab yari yatanze avuga ko bazavamo umuyobozi, yahise akuramo kandidatire ye. Igihe cyo gutora kigeze, cyangwa se igihe cyo guhitamo umuyobozi kigeze, ahubwo we abafasha gushaka uwo muyobozi wayobora Abayisilamu. Yavuze ngo ntabwo yakundaga ubuyobozi. Ndetse Umar ibn Khattab abatanga yaje no gusobanura impamvu aribo ahisemo cyangwa se aribo atoranije. Arababwira ati abo ngabo nibo nzi intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapfuye yishimiye cyangwa se yizihiwe. Umar mwene Khattab yakunda kumugisha inama cyane mu bintu byinshi, kubera ko yamubonagamo ko ari umunyabwenge ndetse hari n'inararibonye. Ntago yakundaga kurangwa n'amarangamutima nk'uko ari wo umugenzo waranze abasahaba bose n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntago bakundaga kuyoborwa ndetse no kuganzwa n'amarangamutima. Nk'uko rero mu ntangiriro z'Ubuislamu Abayisilamu bakunze guhura n'ibibazo bikomeye cyane ku gutotezwa no kubuzwa amahoro, kugeza ubwo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibabwiye ko bagomba kwimukira cyangwa se guhungira Habasha. Aho yababwiye ati hariyo umwami utemera akarengane. Uyu Abdurrahman ibn Auf nawe yahunganye n'abahungiye icyo gihe bagiye bahungiye Habasha, yajyanye nabo mu byo bise hijratu al-Habashiyya al-ula, hijra ya mbere yerekeje aho bita Habasha. Uyu Abdurrahman nawe yarariyo. Ubushize twabonye yuko kugira ngo zitwe hijira ebyiri nuko iya mbere yabayeho abantu bagezeyo baza kugerwaho n'igihuha cyakwirakwijwe n'abantu bashobora kuba barabanze b'Ubuislamu, bavuga ko Abakuraishi babaye Abayisilamu. Maze baragaruka, bahageze basanga byari igihuha, bamwe bahise basubirayo. Iyo niyo yabaye hijratu al-Habashiyya athaniya, hijira ya kabiri yabayeho igana hehe? Igana mu gihugu cya Habasha. Nyuma rero nanone yaje nanone kongera kwimuka ava i Maka mu gihugu cyangwa se mu mujyi yari yaravukiyemo, yerekeza i Madina hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo yimukaga isezera mu mujyi wa Maka, yerekeza i Madina ku itegeko yari yahawe n'Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala, mu rwego rwo kugira ngo Ubuislamu burusheho gukomera ndetse n'Abayisilamu barushaho kugira amahoro. Abdurrahman mwene Auf yarwanye intambara zose n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
aho yarwanye urugamba rwa Badiri, arwana n'urugamba rwa Uhud ndetse n'urugamba rwa Al-Khandaqi ndetse na Bai'a Ar-Ridwan yarahari. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam igeze kumwohereza mu rugamba rwaho bita Dawmati al-Jandal. Urunguru urugamba intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntago yari iri kumwe n'abasahaba, ni nayo mpamvu yohereje Abdurrahman ibn Auf kugira ngo agende ayoboye abo bari bari kumwe icyo gihe. Bivugwa ko igihe kimwe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam igeze gusarira inyuma ya Abdurrahman ibn Auf ariko bari ku rugamba. Abdurrahman ibn Auf yari umucuruzi ukomeye cyane kandi w'umukire, yari afite amafaranga menshi atabarika, niko umuntu yabivuga. Yagiraga ubuntu, agakunda kwakira abantu ndetse no gutanga mu nzira y'Imana. Igihe kimwe ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igeze gutanga 1/2 cy'umutungo we, icyo gihe wageraga mu 4,000. Igihe bakoreshaga amadinari, ubwo byari 4,000 by'amadinari cyangwa se by'amadirham. Nyuma nanone uko umutungo wagendaga uyongera, nanone amateka atubwira ko yigeze gutanga 40,000 by'amadinari cyangwa se amadirhamu. Arangije anagura amafarasi 500 ajya kurwana urugamba rutagatifu n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ari amafaranga menshi cyane, wari umutungo mwinshi cyane ku buryo aya mafarasi kuri iki gihe wayagereranya n'imodoka z'intambara. Nanone ntabwo byarangiriye aho, ahubwo yaje kugura none ingamiya 500 nazo zagombaga kujya kurwana urugamba rutagatifu. Ibyo byose yabiterwaga no kwizera yari afite n'uburyo yakundaga Ubuislamu kandi akawuganirira ishyaka. Kabone nubwo byaba ngombwa ko yatanga umutungo we w'ikirenga cyangwa se umutungo we wose tayari, ariko Uislamu ukagira ijambo kandi ugatera imbere. Iyo twiga imibereho y'abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nta kindi tuba dukeneye nuko tuba dukeneye kugira ngo tubigireho mu buzima bw'abaranze, mu mico y'abaranze, uburyo bumviraga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'uburyo bitangiraga Ubuislamu, kugira ngo natwe tubigane, dushinge ikirenge mu cyabo, natwe Allah subhanahu wa ta'ala azatugororere ijuru nk'iry'abagororeye, kuko muri bo harimo abagororewe ijuru bakiri ku isi, babimenya bakiri ku isi, nk'uko uyu Abdurrahman mwene Aufi nawe yagororewe ijuru ndetse agahabwa n'iyo nkuru akiri kuri iyi si n'abandi. Walamma hadaratuhu alwafat, urupfu rero rwegereje kugira ngo rumutware, igihe cye cyo gupfa cyegereje, ari hafi gupfa, yahaye buri muntu wese warwanye urugamba rwa Badiri mu bari bakiriho, yamuhaye amadinari 400 mu mutungo we. Ntago amateka atugaragariza ngo hari hakiriho abantu bangana iki, ariko batubwira yuko buri muntu wese warwanye urugamba rwa Badiri mu bari bakiriho yamwandikiye cyangwa se yamuhaye amadinari 400
mu mutungo we yamufasha mu buzima bwe bwari busigaye. Si ibyo gusa, ahubwo yanahaye buri mugore wari ukiriho w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuha mu mitungo ye yari afite, amuha umugabane munini cyane utaragaragajwe n'amateka, ariko amateka avuga ko yamwandikiye umugabane munini cyane mu byo yari asize. Bivuze ngo nimba yarandikiye buri muntu wese wari ukiriho mu barwanya urugamba rwa Badiri amadinari 400, birumvikana ko ba nyina w'abemera ari bo bagore b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bo yabandikiye ibirenze. Aya yari amafaranga menshi cyangwa se umutungo mwinshi cyane ukurikije n'ibihe uko byari bimeze ndetse n'amafaranga agaciro yarahagazeho. Si ibyo gusa, yaje no guha ubwigenge abari abajabe yari afite mu rugo, yabahaye ubwigenge bose barigenga. Apfa rero, yapfuye asize umutungo mwinshi cyane kubera ko yari umukire cyane, ku buryo yabonye ibyo atanga nk'uko twabibonye, ndetse abona n'ibyo asigira abagombaga kumuzungura. Tufiya radiyallahu anhu, yaje gupfa, Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala imwishimire, mu mwaka wa 32, tubaze duhereye kuyimuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ava i Maka yimukira i Madina. Icyo gihe byahuraga neza n'umwaka wa 653. Icyo gihe byahuraga neza n'umwaka wa 653, tubaze duhereye ku ivuka rya Yesu, cyangwa se tubaze duhereye ku mibare dukoresha ubu ngubu. Icyo gihe bari bageze ku mwaka wa 653. Yapfuye afite imyaka 75, apfira i Madina mu mujyi w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahambwa mu irimbi rya Baqiya hafi y'umusigiti w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahahambye abasahaba benshi b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana Nyagasani imwishimire kandi igume kumugirira impuhwe, imutuza heza mu ijuru, natwe izadufashe kuzabana nawe mu ijuru ry'Imana subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.